mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Vari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka mbasuhuze kandi mbifurize igicamunsi cyiza. Nizere kandi ko mukomeje kugubwa neza, abari mu kazi mwagiye gukora, n'abari mu rugo ariko mukaba muri mu mirimo itandukanye. Ariko kandi reka mbasabe rwose mureke duce bugufi kugira ngo twumve n'ijambo ry'Imana. Reka rero mbere yuko dukomeza tubanze dusenga Imana, ariko ndagira ngo muri kano kanya tugisenga ubutekereza ku ijambo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya Imana iduhaye, ijambo ryitwa imbaraga zo kwizera. Kwizera gufite imbaraga birenze ibyo wakwigera utekereza. Bibiliya ni ibitubwiraho kandi bitubwira yeruye, biva mu kanwa ka Kristo, biva mu kanwa k'Imana, ko kwizera ari cyo kintu dukeneye kuruta ibindi bintu byose. Reka dusenga Imana hanyuma tuze twinjira mu ijambo ry'Imana. Mana, reka tugushime kandi tuguhimbaze, tugushimira ineza yawe n'urukundo rwawe bitarondoreka, kandi tugushimira umugambi wawe mwiza wo kutwemerera kugira ngo tube kuri iyi si. Mwami, ni wowe waturemye, ni wowe wadushyizeho wadushyize, kandi by'umwihariko ni wowe uduhaye amahirwe kugira ngo tubashe kumva ijambo ryawe. Mana rero turakwinginze ngo uyu mwanya utubere umwanya w'ingirakamaro, umwanya wo gutega amatwi, wo kumva ndetse no kumvira no gushyira mu bikorwa iki jambo ryawe ritubwira. Turakwinginze ngo ubane natwe ku bwa kamere yacu y'umubiri. Mwami, imibiri yacu yumva ishaka kwiyumvira ibindi, yumva ishaka kwikorera ibindi, ntabwo yumva ishaka ibyo kumva ijambo ryawe no gukora ibyo ijambo ryawe ritubwira. Ariko turakwinginze wowe ushobora byose ngo ucishe bugufi kamere yacu, maze utwemerere ijambo ryawe ryinjire mu mitima yacu, ribone ubuturo, ritwubake kandi riduhindure nk'uko ushaka. Urakoze ko wumva gusenga kwacu kandi ko witeguye gukora byinshi birenze ibyo tugusabye. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka mbasabe mbinginge turambure Bibiliya zacu mu gitabo cy'Abaheburayo igice cyaho cya 11. Nari mbabwiye ko tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo imbaraga zo kwizera. Imbaraga zo kwizera. Sinzi niba narigeze kubivuga, ariko n'ubu nabivuga ntacyo bitwaye. Buriya ibintu byose, byaba iby'abantu bakora, byaba iby'abantu batekereza, ibyo bintu byose bigendera mu magambo. Nimvuga kugendera mu magambo, nta kintu ushobora gusobanukirwa batakigusobanuriye bakoresheje amagambo. Rero navuga ko amagambo ari ikintu gikomeye cyane, ni igikoresho gikomeye cyane dufite mu buzima. Ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda rufite amagambo. Ayo magambo niyo anyuramo ibitekerezo by'Abanyarwanda ndetse n'abandi bantu batandukanye. Ibitekerezo byabo binyura mu magambo agize ururimi rwabo. Amagambo rero ni ikintu cy'ingenzi cyane, kandi ni ikintu dukeneye, tudashobora kubaho tudafite. Hatariho amagambo nta muntu wamenya undi, kuko natwe ubwacu dufite amazina tuzwiho. Jyewe nitwa Sadoki, hari n'irindi nitwa Ntakende Sadoki. Nawe ufite uko witwa, uje uhamagara Sadoki nakwitaba. Mbese twese dufite ukuntu tugenda dutandukanijwe n'amazina yacu. Rero amagambo ni ikintu cy'ingenzi cyane, ari nayo mpamvu kuri uyu mwanya numva Imana yanshyize ku mutima ko twaganira ku ijambo kwizera. Kwizera. Iki gice cya 11 cy'Abaheburayo ni igice tubonamo abantu benshi, kandi Bibiliya ivuga ko bizeye Imana, ndetse abahanga mu bya Bibiliya bavuga yuko iki gice ngo ari igice kivuga ku ntwari zo kwizera. Kandi koko niko biri. Iyo usomye kino gice, ndetse tugiye kugisoma mu kanya, ubonamo neza ko izi ntwari twavuga zo kwizera ntabwo ari uko arizo zari zikomeye, ahubwo kwizera niko kwazigize icyo Bibiliya ivuga batyo.
hano ku murongo rero wa mbere w'iki gice hatangira hatubwira icyo kwizera ari cyo, igisobanuro cyo kwizera. Kwizera Bibiliya iratubwira ngo ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ndagira ngo subireyo mu uyu murongo. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Mu yandi magambo, kwizera ni ukumenya neza udashidikanya. Kumenya iki rero? Ntabwo ari ukumenya imodoka, ntabwo ari ukumenya amoko y'ibishyimbo cyangwa ibirayi, ntabwo ari ukumenya amasaka, ntabwo ari ukumenya ibindi bintu, ahubwo ni ibyiringirwa. Ibyiringirwa rero ni ibiki? Ibyiringirwa ni amasezerano Imana yatanze kandi yanditse hano mu ijambo ryayo. Kumenya rero iby'Imana yavuze mu ijambo ryayo udashidikanya ko bitazaba. Mu yandi magambo, niba Imana ivuga ngo urugero, ndabaha urugero ko Yesu Kristo yazanwe mu isi no gukuraho ibyaha by'abari mu isi, icyo ni ikintu gikwiriye kwiringirwa. Rero kwizera ni ukumenya neza icyo ngicyo udashidikanya namba ko kitazabura kubaho. Nguko kwizera. Kandi noneho kwizera niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Mu yandi magambo, kwizera ni ijisho ry'uwizera arebesha akabona hirya cyane y'ibi bigaragara bifatika, akabona ibitariho. Wow! Sinzi niba kino kintu uri kucyumva. Kwizera niko kwereka abizera hirya y'urupfu, hanyuma bakareba hakurya y'urupfu, bakamenya ko hari ibyiringiro, bakamenya ko hari umunezero. Kwizera niko guhishurira abizera ibyiringirwa, kandi nibyo byanditswe mu ijambo ry'Imana, tukabona yuko hari umunsi tuzambikwa indi mibiri, imibiri idapfa, imibiri izira icyaha, imibiri itunganye y'ubwiza, imibiri tuzinjirana mu ijuru, aho tuzahora iteka n'iteka turamya Imana. Kwizera rero niko kuduhamiriza ko ijuru ririho. Kwizera niko kuduhamiriza ko Imana ari iy'ukuri kandi kwiriho, kandi ko ariyo yaremye ibi byose tubona ndetse n'ibyo tutabona. Hari ibyo twebwe ubwacu twabonye, hari n'ibyo wenda tuzabona mu minsi iri imbere, ariko hari n'ibyo dushobora kutazigera tubona. Ibyo byose biriho kuko Imana yabiremye. Kwizera rero niko kuduhamiriza ko ibyo ngibyo biriho. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iyaba tutarigeze tubwirwa n'Imana ko kwizera gufite imbaraga, ntabwo twakabaye dufite ishingiro ryo kwizera Imana, ariko dufite ishingiro ryo kuyizera, kuko kuyizera bifite imbaraga zikomeye cyane kandi ziduhuza nayo. Muri iki gice turabona byinshi cyane bifitanye isano, cyangwa se aho umuntu ashinga imizi mu masezerano y'Imana, cyangwa se ashyikira ibitari bikwiriye gushyikirwa kubera imbaraga zo kwizera. Hari abantu bajya bapfobya kwizera, bakavuga ngo wizeye wabona imodoka, wizeye wabona inzu, wizeye wajya muri Amerika, wizeye wabona visa, wizeye wacuruza bikagenda. Reka da, ibyo ni umukino utiriwe unizera. Wakora ukagura imodoka, nta mpamvu yo kwirirwa wizera ngo ubone inzu. Wakora ukubaka inzu, ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Ariko nimunyumve nabi, ntabwo ndi guhakana ko Imana itabigukorera mu buryo bw'igitangaza kandi bitari bushoboke. Gusa icyo nshaka kuvuga ni uko ari uko kwizera ufite, waba ufite kwizera gutoya cyane, kuko wizera ibigaragara. Nyamara kwizera ko gufite imbaraga zitwinjiza hirya y'ibigaragara, hanyuma tukabona ibitagaragara ko biriho. Ngizi imbaraga zo kwizera. Ngiki cyo Bibiliya yigisha. Bibiliya itubwiye ngo iki? Bibiliya itubwiye ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ngicyo igisobanuro
cyo kwizera. Tangira utekereze ku bintu utekereza cyangwa se wabonye mu byanditswe byera, ukajya uvuga uti ariko si ibi bintu koko ibi byangirirwaho, ibi byabaho, nanjye ibi ngibi nabishyikira. Reba nanone igisobanuro cyo kwizera. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Kwizera niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Rero reka turebe noneho, reka turebe icyo Bibiliya itubwira kuri aba bantu twita intwari zo kwizera. Hano Bibiliya iratubwira ku murongo wa 2 ngo icyatumye abakera bahamywa neza cyangwa se bagira ubuhamya bwiza bukomeye, nuko bari bafite kwizera. Bari bagufite. Kubera iki se tuvuga Mose? Nuko yari afite kwizera. Kubera iki tuvuga Eliya? Nuko yari afite kwizera. Kubera iki tuvuga Enoki? Nuko yari afite kwizera. Kubera iki tuvuga intwari zose zo mu isezerano rya kera? Nuko bari bafite kwizera, kandi kwizera niko kwabahinduye uko Bibiliya ibatubwira. Kandi uko niko bari bari, kuko Imana ntabwo ibeshya, nta nubwo imeze nkatwe abantu ngo igende ishyiramwo umunyu cyangwa se yongeramwo ibitari bikwiriye kujyamo. Rero Bibiliya iraduha ingero nyinshi cyane, uhereye hano ku murongo, ariko reka nsome n'uwa 3. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Ejo bundi nari ndimo ndeba ikiganiro kuri televiziyo, umuntu umwe rwose ukeka ko ari umunyabwenge, ariko kuko ni umunyabwenge, uretse ko ubwenge bwe atari ubwenge buva mu ijuru, ni ubwenge bwa kimuntu. Aho ntabwo namugaya cyane, gusa yari akwiye gushaka ubwenge buturuka mu ijuru, kuko ubwenge buva mu ijuru nibwo bwenge nyabwenge. Gusa yaravuze ngo yaninyuzemo, yaravuze ngo isi ngo ukuntu yabayeho, ngo habayeho guturika, ngo habayeho guturika, ngo ibintu byose biriho ngo biba bibayeho. Numva namubaza nti se niki cyaturitse? Icyo cyaturitse cyavuye hehe? Cyashyizweho nande? N'umuyaga se waturitse? Ni igiki cyaturitse? Urumva aho ngaho nyine nawe sinzi ko yabona ijyo asubiza. Noneho ikindi kintu yavuze yuko ngo avuga ku muntu yakoreshaga ijambo ngo ikiremwa muntu. Mwumva namubaza ikindi kibazo, none se ko wumva ari ikiremwa muntu nyine yaremwe nande? Ntago yaba ikiremwa hatariho umuremyi wamuremye. Reka nkubwize ukuri, wari ukwiriye guhitamo kugendana n'ijambo ry'Imana, waba warize waba utarize, kuko n'ubundi amaherezo uzisanga ko ubwenge bwa kimuntu ari ubwenge bugufi cyane budashobora kugera ku isoko nyirizina. Ariko ubwenge buva mu ijuru, dore nibwo bufatira ku ijambo ry'Imana. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Mva nshuti yanjye, Imana niyo yaremye isi n'ibiriho byose, kandi Imana kuko ari umwuka, Imana niyo yaremye ibiriho byose. Ibiremye mu ki? Ibiremye mu bitagaragara. Urambwira ngo none se Imana yaremye niki? Yaremyemo amabuye? Wikwirirwa umbaza kuko ntago mbizi, ariko Imana yaremye amabuye iyakuye mu bitagaragara, kuko niyo yayaremye, niyo yatangiye kwabaho. Ntabwo rero namenye ibyo yaremyemo, ariko niyo yayaremye. Yaremye mu ki? Nk'uko ijambo ry'Imana rimbwira, yayaremye mu bitagaragara. Kwizera kumamiriza ko ibyo ngibyo ari ukuri. 4. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Ni nako kwamuhaye guhamya ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza. Kandi niko kwatumye nanone akivugwa nubwo yapfuye. Kwizera kwa Abeli niko kwatumye atanga ituro riruta irya Kayini kuba ryiza. Ndagira ngo gatoya urebe hano itandukaniro rikomeye cyane. Yaba Abeli yatanze ituro, yaba Kayini yatanze ituro, ariko Imana ntabwo yigeze yakira ituro rya Kayini. Kubera iki itakiriye ituro rya Kayini?
ni uko Kayini ituro rye atarituranye kwizera. Urabona imbaraga zo kwizera? Abantu babiri bagiye gutura, bose bava inda imwe, bakomoka ku mugabo umwe, mwene magambo bahuje n'amaraso, ariko bagiye gutura Imana imwe. Ariko iyo Mana itarobanura ku butoni, Imana y'urukundo, yitegereje ibona yuko idakwiye kwakira ituro rya Kayini, ariko ikakira ituro rya Abeli. Kubera ikirere itandukaniro ni irihe? Ni ikihe kintu cyatumye Abeli agirira umugisha ku Mana, agirirwa neza n'Imana, Imana imwemera ikavuga iti uyu nguyu ndamwemera? Ni ukubera ko yari afite kwizera rero yari afite. Ni ukuhe? Abeli yizeraga Imana ko ari Imana ishobora byose, yizeraga amasezerano y'Imana, yizeraga iby'Imana yavuze byose, kandi yabyizeraga n'umutima we wose. Abeli yizeraga igitambo cy'Imana, yizeraga yuko nta kindi kintu cyakuraho ibyaha keretse habayeho kuva amaraso. Niyo mpamvu Abeli atigeze ajyana gutura ikindi kintu, ahubwo yajyanye gutura ituro Imana ishaka. Kayini yajyanye ituro we ubwe yishakira, ntabwo yigeze ajyana ituro Imana ishaka, yajyanye iryo yishakira. Ariko ndagira ngo urebe imbaraga ziri mu kwizera kwa Abeli. Kwizera kwa Abeli kwatumye ituro rye Imana iryakira, kandi kwizera kwa Abeli kwatumye Imana ihamya ko Abeli ari umukiranutsi. Kwizera kwa Abeli kwatumye na n'uyu munsi abarwa nk'umukiranutsi, kandi n'uyu munsi Abeli ni izina rizwi cyane. Nyamara se yanditse hehe bwa mbere? Mu itangiriro. Mwene magambo imyaka irashize myinshi Abeli abayeho, ariko n'uyu munsi aracyavugwa kubera kwizera kwe. Bibiliya irakomeza ikatubwira ku wundi mugabo witwa Enoki, umurongo wa 5. Kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. Ariko subu urimo uritegereza icyo Bibiliya iri kwigisha? Kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. Kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. Mwene magambo, kwizera kwa Abeli kwamuhagurukije ku isi kumugeza mu ijuru, atigeze amenya uko abantu bapfa. Ndavuga mu buryo bw'umubiri, yewe no mu buryo bw'umwuka. Enoki ntabwo azigera amenya uko bapfa, kuko ntabwo hari isezerano, nta n'ahantu tubona yuko azagaruka ngo apfe runo rupfu rw'umubiri. Mu yandi magambo, kwizera kwa Enoki, ngizi imbaraga zo kwizera, kwamukuye hano ku isi kumugeza mu ijuru, atigeze amenya uko bapfa. Mana yacu ishimwe cyane. Hari abantu benshi bajya bibaza ngo ariko si ubu koko nagera mu ijuru, ariko si ubu koko ko mfite intege nke, ko ngerageza gukora ibyiza, ibibi bikantanga imbere, ko ngerageza kuba umwizera, ariko ibintu bikanga bikananira, ko ngerageza kujya mu rusengero, ko ngerageza gutanga amaturo, ko ngerageza gusura abarwayi, ko nkora imirimo myiza nkagerageza, ariko rimwe na rimwe nkasanga nakoze ibibi, none koko ubu nzajya mu ijuru? Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 5 harambwira ngo kwizera niko kwatumye Enoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa. Ntabwo yiriwe apfa. Ese wagize ngo uwo kwizera kwazamuye kukamugeza mu ijuru atanapfuye uru rupfu rw'umubiri, urampamiriza ko azapfa urupfu rwa kabiri? Igisubizo ni oya. Byatewe n'iki? Ntabwo ari imirimo myiza ya Enoki, ahubwo ni ukwizera kwa Enoki. Kwizera kwa Enoki kandi niko kwatumye mu kanya nk'ako guhumbya abantu baba batakimubona, kuko yari umuntu udasanzwe. Nubwo yagendaga hano kuri iyi si akarya ibyahinzwe hano kuri iyi si, abantu bakamureba bakagira ngo ni umugabo uri aho buntu, ariko kwizera kwa Enoki mu kanya nk'ako guhumbya, Imana yohereje transport idasanzwe, hanyuma ngo imwoherereze igare ry'umuriro. Igare riraza ritwara umuntu udasanzwe, Enoki. Kubera iki? Kubera ko Enoki yari umugabo wizera Imana,
ntabwo yashidikanyaga habe na gatoya. Amasezerano y'Imana yayizeraga uko ari, kandi uko Imana ivuga iri ni nako yayizeraga. Imana ibyo ivuga ni nako yabyizeraga. Hanyuma Enoki, Imana irareba isanga adakwiriye kwirirwa apfa. Imana irareba isanga abantu bamurebaga bakwiye kumurabukwa gato gusa, ariko Enoki akazamurwa akajya mu ijuru, akajyaho abera bari, akajyaho abizera bose bari. Ngo arazamurwa ntiyaba akigaragara, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Yanejeje Imana terero, yanejeje Imana kuko yizeraga Imana. Hano hari umurongo wa 6 muri iki gice uravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Ndagira ngo urebe neza rino jambo, utizera ntibishoboka ko ayinezeza, ntibishoboka ko ayinezeza. Hari abantu benshi cyane bajya bambwira ngo jyewe ijuru nzarikorera di, jyewe ijuru nzarikorera. None se ibyo ntago mbyanze, ariko se uzarikorera niyo nzira Imana yashyizeho. Abefeso igice cya 2, Abefeso igice cya 2 umurongo waho wa 8 n'uwa 9. Wavuga ibyo ushaka, yewe wanakwibwira ibyo ushaka, ariko ndagira ngo nkubwire ko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Kandi mu Baroma ntabwo ngiye kwasoma, ariko Abaroma igice cya 10 umurongo wa 17 Bibiliya irambwira ngo dore kwizera guheshwa no kumva ijambo ryande, kumva ijambo rya Kristo. Rero wumvise ijambo rya Kristo yarangiza akaryizera, uwo nguwo aba yizeye Imana. Yohana igice cya 5 umurongo wa 24, aya ni amagambo yavuye mu kanwa ka Yesu Kristo ubwe. Yaravuze ngo nukuri ndababwira yuko uwumva amagambo yanjye, uwumva amagambo yanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka. Dore ikindi kintu gikomeye, abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Yesu yavuze yuko uwumva ijambo rye akizera Imana aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka. Ndetse Bibiliya, Yesu ndagukunda cyane kuko ntabwo wigeze udushyira mu rujijo. Yohana igice cya 5 umurongo wa 24, hareba ariko hareba ureba amagambo yavuye mu kanwa k'umwami Yesu Kristo, ari nawe mukiza w'abari mu isi, ari we soko y'ubugingo, ari we witanze kugira ngo jyewe nawe abanyabyaha kubwo kumwizera, kwizera igitambo cye gusa, duhabwe ubugingo buhoraho. Bibiliya iravuga aho ngaho muri Yohana 5:24 ngo nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Kwizera, Yesu nicyo yari ari kuvuga. Uwumva ijambo rya Kristo akizera Imana, uwo nguwo aba afite ubugingo buhoraho. Mbese urashaka kwizera Imana? Mbese urashaka kujya mu ijuru? Ukwiriye kwizera icyo Imana ivuga. Twari turimo tuganira kuri Gehinomu. Gehinomu irahari, Gehinomu ni ukuri. Yesu yavuze kuri Gehinomu kandi avuga no ku ijuru. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba ushaka kujya mu ijuru uzabaze Enoki wagezeyo. Uretse ko uyu munsi utamubaza utari wagerayo, ariko Enoki yajyanwe n'iki se? Yajyanwe no kwizera. Hari abandi bantu benshi cyane barimwo Aburahamu, ari nawe sogokuruza w'abizera. Abaroma igice cya 4, ndaje nsome mu Efeso, ntabwo ndi buharenge. Abaroma igice cya 4 umurongo waho wa 3 haravuga ngo mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Uyu ni Aburahamu. Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana. Hari abantu benshi bavuga ngo Aburahamu rwose ngo ni sekuruza w'abizera kubera yuko ngo Imana yaramubwiye ngo najye gutamba Isaka, nuko aragenda. Imana imubwira ibindi bintu byinshi, nuko ngo arabikora. Reka da! Imana iri kutwibwirira neza yuko Aburahamu icyamugize umukiranutsi, icyamugize utsindishirijwe imbere y'Imana, nuko yizeye Imana. Yizeye Imana. Kwizera niko kwatumye Aburahamu ahamywa ko ari umukiranutsi. Kwizera niko kwahwanirijwe na Aburahamu
gukiranuka kw'Imana. Reka mvuge ikindi kintu disi we, hari abantu bajya bavuga ngo Imana irera, kandi ko kuko ni ukuri, Imana irera. Baravuga ngo Imana irakiranuka, uko ni ukuri pe, Imana irakiranuka, kandi nta muntu ushobora kujya mu ijuru adakiranuka. Kubera iki? Kubera yuko Imana ntishobora kubana n'icyaha. Imana ikunda abanyabyaha 100%. Ni nacyo cyatumye itanga Yesu Kristo ngo aze apfa urupfu rubi ku musaraba. Nuko Imana ikunda abanyabyaha cyane cyane, niko yakunze Sadoki, niko yakunze nawe, niko yakunze abanyabyaha bose, abari mu isi bose. Yaradukunze cyane twebwe abanyabyaha. Bibiliya irambwira ngo ubwo twari tukiri abanyabyaha, Imana yerekanye urukundo rwayo rwinshi, nibwo Kristo yazaga kudupfira tukiri abanyabyaha. Rero Imana ikunda abanyabyaha. Ariko ndagira ngo nkubwire ikindi kintu disi we, Imana yanga icyaha, ntabwo ishobora kubana n'icyaha. Ni nayo mpamvu Imana yatanze Yesu Kristo ngo aze apfe urupfu rubi ku musaraba, kugira ngo amaraso ye n'uyizera, niwizera icyo gitambo cya Yesu Kristo, ibyaha byawe Imana ibikureho, ibihindura umweru de bise na sheregi, niko biritubwira. Ariko nutizera icyo ngicyo Imana yakoze, wowe ugafata umwanzuro ngo uzabikora uko ushaka, ngo uzakora neza, hanyuma Imana izapime imirimo yawe myiza. Nibona imirimo yawe myiza ari myinshi, ngo ubwo izakujyana mu ijuru. Nibona imirimo yawe mibi ari ibaye myinshi, ikarusha uburemere imyiza, ngo ubwo uzarimbuka nyine, nta kundi wabigenza. Reka nkubwire kuri uyu munsi wa none, kandi aya magambo ndayakubwira mu rukundo, ndayakubwira kubw'ubuntu bw'Imana. Niba ushaka kujya mu ijuru uyu munsi wa none, hari uwakubanjirijeyo, Enoki. Hari n'abandi bizera benshi cyane bagezeyo, bagiyeyo batese, bagiyeyo kubwo kwizera. Uwa mbere ni Aburahamu disi we. Aburahamu yajyanwe mu ijuru kubwo kwizera, ntabwo ari kubw'imirimo ye myiza, yajyanwe kubwo kwizera. Abaroma 4 umurongo waho wa 4 uravuga ngo nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ariko reba umurongo wa 5, niba wumva ushaka gukiranuka kw'Imana, nguko uko babona gukiranuka kw'Imana. Ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Mana ushimwe ko gukiranuka kwawe kudaheshwa n'imirimo. Mana ushimwe ko gukiranuka kwawe kudaheshwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ndetse ntabwo kugurwa amafaranga, ntabwo kugurwa amatungo, ntabwo kugurwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nta nubwo gukiranuka kwawe guhabwa abakire ngo abakene bakubure, ntabwo gukiranuka kwawe guhabwa abategetsi ngo abayoborwa bakubure. Gukiranuka kwawe nk'uko ijambo ryawe ribivuga, abizera bose baguheshwa no kwizera Yesu Kristo, ari nta tandukaniro. Mana ushimwe ko natwe aboroheje gukiranuka kwawe wakugize ugushoboka ko twakubona icyubahiro kibi cyawe wa Mana we. Kuko na Lazaro wamuhaye gukiranuka kwawe, nubwo nta kintu namba yagiraga kuri iyi si, ariko gukiranuka kwawe warakumuhaye. Agakiza kawe ntabwo kabonwa kubw'imirimo. Hahandi nababwiraga mu Befeso igice cya 2 umurongo waho wa 8 n'uwa 9, Bibiliya irambwira ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Abizera ubwo ndabizi murimo kubivuga cyane, ndetse mukongeraho ngo Imana ishimwe ubwo agakiza katabonwa kubera ko twatanze amafaranga, ahubwo agakiza kakaba kaboneka kubw'ubuntu bw'Imana. Mana ishimwe cyane. Agakiza gaturuka mu buntu bw'Imana. Iri jambo njya nditindaho cyane. Nubwo agakiza kava mu buntu bw'Imana, hari icyo Imana byayisabye disi we. Imana byayisabye kwitanga. Abakorinto ba 2 igice cya 5 umurongo waho wa 21 harambwira ngo utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhabwe gukiranuka. Oya, icyo cyari kije nabi. Duhinduke gukiranuka kw'Imana. Mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Reba umurongo wa 9, ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wese wirarira.
nta muntu n'umwe uzajya mu ijuru. Umva nshuti, nta muntu n'umwe uzajya mu ijuru binyuze mu gukora imirimo myiza. Kubera iki mvuga ibyo ngibyo? Nuko nshingira ku ijambo ry'Imana. Imana iravuga ngo ntibiva ku mirimo, ntabwo agakiza kava ku mirimo, kuko kavuye ku mirimo abantu bakwirata. Yewe na Aburahamu yakabaye yirata akavuga ngo yarakijijwe kubera yuko hari icyo yakoze. Ariko uhereye kuri Aburahamu, sogokuruza w'abizera, Bibiliya yatubwiye ngo ntabwo yabaye umukiranutsi kubw'imirimo, ahubwo yabaye umukiranutsi kubwo kwizera. N'uyu munsi wa none ntabwo ari kubw'imirimo, ni kubwo kwizera. Ntabwo ari kubw'imirimo, ni kubwo kwizera. Subiramo rino jambo disi we, ni kubwo kwizera, ntabwo ari kubw'imirimo. Kwizera icyo Imana yahamije mu ijambo ryayo, ibyo ngibyo nibyo biduhesha kwakira ayo masezerano y'Imana. Ayo masezerano y'Imana agahinduka impamo mu buzima bwacu. Enoki, Imana yohereje igare riraza rimusanga hano ku isi, atiriwe akoze umubiri we mu butaka. Reka da, kwizera kwatumye Imana yohereza igare riraza hano ku isi. Sinzi uko byari bimeze, ariko ndacisha mu ijisho nkabona uko byanditswe mu isezerano rya kera ngo igare ryaraje muri serwakira nyinshi, mu buryo buteye ubwoba, mu cyubahiro gikaze, maze ngo Enoki azamurwa mu nkubi y'umuyaga. Mbega igitangaza kivuye mu mbaraga zo kwizera kwa Enoki. Kubera iki? Enoki ngo yahamijwe ko yanejeje Imana atari yimurwa. Kandi dore ikindi disi we, ngo ntibishoboka ko umuntu yanezeza Imana aba yadafite kwizera. Umurongo wa 7 w'iki gice cy'Abaheburayo cya 11, umurongo waho wa 7 uravuga ngo kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana. Hanyuma yatinye Imana kubera iki disi we? Ntabwo ari uko inkuba zakubise, ntabwo ari uko imirabyo yarabije, ntabwo ari uko umusozi wakuwe ahawo, oya, ahubwo yabwiwe ibizaba bitari byaba, arangije kuko yizeraga Imana ngo atinya Imana. Hanyuma kubwo gutinya Imana akora icyo Imana yamubwiye, abaza inkuge. Iyo nkuge ngo niyo Imana yakoresheje icira abari mu isi ho urubanza, kuko Nowa yayibaje bamureba. Nowa yinjira mu nkuge bamureba, kandi Nowa ibyo yakoze byose yari yabibwiwe n'Imana. Hanyuma Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yashakaga gukiza abari mu isi. Iyo bose baza kwinjira mu nkuge, nizera ntashidikanya ko Imana yari kubakiza, kuko ikibazo ku Mana ntabwo yari ingano y'inkuge, ahubwo ni ukwizera kw'abantu. Imana nta kinanira, Imana nta kidashoboye. Urebye n'ukuntu inkuge yamaze imyaka myinshi hejuru y'amazi ntibore, ndatekereza yuko Imana yari gufatira nkuge igakiza abari mu isi bose, ariko ntabwo bizeye, niyo mpamvu baciriweho urubanza. Nyamara kwizera kwatumye Nowa aragwa gukiranuka kw'Imana. Mbese urashaka nawe kunezeza Imana? Mbese urashaka kuragwa gukiranuka? Mbese urashaka agakiza k'Imana? Mbese urashaka ko ibitagaragara ariko biriho bihinduka impamo mu maso y'umutima wawe? Wabireba unyuze mu kwizera. Bibiliya ivuga ku bantu benshi, ivuga kuri Aburahamu ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yaragiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganwe nawe ibyo byasezeranijwe, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yari acuze, kuko yategereje ko iyasezeranije ariyo kwizerwa. Yatekereje ko iyasezeranije
ariyo kwizerwa, niba iyasezeranije ibyasezeranijwe ariyo kwizerwa, twari dukwiye kwizera Imana. Sara yarategereje, kandi kuko yari yizeye cyangwa yatekereje ko iyasezeranije ariyo kwizerwa, yabyaye umwana. Ngo ni nacyo cyatumye umuntu umwe, kandi uwo yari ameze nk'intumbi, akomokwaho, uwo ni Sara. Impamvu bavuga ko yari ameze nk'intumbi ni uko yari yaracuze, igihe cye cyo kubyara cyari cyararangiye. Ariko Imana kuko nta kiyinanira, Imana iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Yashoboraga kurema umwana mu nda ya Sara wari ufite imyaka nashatse no kuvuga, kubera ko abantu mwagira ubwoba, ariko Imana nta kiyinanira. Kwizera niko kwatumye abyara. Akomokwaho n'abantu benshi bangana n'umusenyi uri mu kibaya cy'inyanja utabarika. Abo bose ngo bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga bikiri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Ariko sabo ni bande? Ni abizera Imana. Imana ntabwo igira isoni zo kwitwa Imana yabo. Imana ntabwo igira isoni zo kwitwa se. Yohana igice cya mbere umurongo waho wa 12, Bibiliya irambwira ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kandi noneho ngo Imana ntabwo ikozwe isoni no kubitegurira umudugudu disi we, ntabwo itewe isoni no kuzabishyira ikabana nabo mu bwami bw'ijuru, kuko yarahabiteguriye. Yohana igice cya 14. Ariko se Bibiliya iraryoha cyane, kandi tuvuze ku kwizera bwakwira bugacya, ndabona tuzagaruka ku kwizera. Ariko se ni ukubera iki ndi kuvuga ku mbaraga zo kwizera? Nuko kwizera ari bwo buryo bwonyine bushoboka dushobora kugirana isano n'Imana. Kwizera nibwo buryo bwonyine bushoboka bwatuma tugirana isano n'Imana. Ni gute waba umwana w'Imana? Nuko wakwizera igitambo cy'Imana muri Kristo Yesu. Ni gute wagera ku byasezeranijwe? Nuko wakwizera iyasezeranije ko ariyo kwizerwa. Kino gice ndakigukumbuje, uze gukomeza ugisome. Ntabwo ari mu bakera gusa, no mu isezerano rishya, ba Pawulo, ba Petero, ba Stefano, abigishwa ndetse n'intumwa bose n'abakurikiraga Yesu bose bagiye barengana, bagiye batotezwa, bagiye babyihanganira, bagiye banyura muri ibyo byose, kubera ko barebaga ko iyasezeranije ariyo kwizerwa. Iyo babwiye ko mu ijuru hariho Yesu, wababwiye ko agiye kubitegurira aho bazaba, ko atigera abeshya, bahareba mu kwizera bagakomera, bagahamya uwo nguwo bakiriye. Impamvu muri iyi minsi ya none abantu benshi cyane, baba n'abapasiteri, baba n'abavuga ko ari abapotere, baba n'abavuga ko ari intumwa, baba bavuga ko ari abahanuzi, baba bavuga ko ari abakristo, baba bavuga ko ari abantu b'Imana, impamvu muri iyi minsi ya none ubareba ukagira gushidikanya nuko badafite kwizera nyako. Ntabwo bizera ibyiringirwa, ntabwo bizera ijambo ry'Imana. Ariko se kandi baryizera bate batarizi? Baryizera bate batarisomye? Baryizera bate bataryize? Bakwizera bate? Kwizera guheshwa no kumva ijambo rya Kristo. Wari ukwiriye kumenya neza ko kwizera gufite imbaraga zitarondoreka, kwizera gufite imbaraga zo kukugira icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo. Icyampa uyu munsi wa none ugatangira kwizera Imana. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri? Wizeye neza 100%
ko wajya mu ijuru, ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, ntiwaburira imbabazi ku bireba.